Yes, reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwese abakurikiye intarerwa 01 Imana ibaha umugisha. Hanyuma nko mubibona rero uyu munsi turi kumwe n'umubosi, n'umupatron, n'umusore, n'umwacteur n'izindi titre nashatse kuvuga. Ariko mbere yuko nkomeza kuvuga uwo ari we nabanza twibwire. Jewe mubona imbere yanyu nitwa Byiringiro Kristo. Ubwo abenshi banzi ku izina rya Kamana. Kamana. Okay. Hanyuma Kamana ni muntu ki? Kamana ni umugabo w'umukire. Urumva? Uri umukire rero? Byataye. Kamana ndi umuntu w'umukire. Nkina muri film Akagozi k'urukundo. Ukumva ni muherwe uba arimo kabisa. Niwe muherwe uba arimo. Hanyuma Byiringiro we ni muntu ki? Byiringiro Kristo ni umuntu mu buzima busanzwe, urumva? Uraho umunyamahoro, urumva? Umuntu w'umunyamahoro, umuntu utuje, umuntu ukunda abantu, urumva? Mbese ni umuntu ugira urukundo rwinshi. Rwamusagutse. Hanyuma niki wabwira abakunzi b'intarerwa 01? Ikintu nababwira cy'ibanze cya mbere nabasaba imbabazi, cyangwa nkuko naje mpagarariye best family turabasaba imbabazi. Imbabazi ziki? Kubera gutinda kubaha ibyo twabageneye cyangwa ibyo tugomba kubagezaho. Mutinzwa niki mu busanzwe? Mu busanzwe igituma dutinda harimo ikoranabuhanga, ariko na producer bagiramo uruhare. Ubwo mu producer ubakorera indirimbo nawe abigiramo uruhare kugira ngo ibintu byanyu bitinde. Icyo navugaho ntago ari indirimbo z'amamuvi. Yego, ubwo ni amamuvi abantu ubatunganyiriza filime niwe babigize muri kugira ngo movie itinde gusohoka. Hanyuma tugeze kuri episode ya kangahe? Tugeze kuri episode ya 5. Akagozi k'urukundo. Imana iguha umugisha. Ijambo rimwe ku bakunzi banyu. Ijambo rimwe ku bakunzi bacu ni ukutubabarira kandi tukaba tunabakunda. Hanyuma urasuhuza abantu bangahe? Batatu? Nako bande batatu. Bande batatu. Uwa mbere harimo umubyeyi wanjye nkunda cyane. Uwa kabiri hakazamo ubwo reka munifata umubyeyi mushyiremo ababyeyi banjye babiri. Yego. Yego. Uwa kabiri. Uzubwengesha Uwa kabiri ni umuyobozi wanjye wa famille. Okay. Uwa gatatu ni umuntu uri inyuma ya kamera. Ariko ntumvuga izina. Ntumvuga izina batazantera amabuye. Sawa, Imana ibaha umugisha mwese bari badukurikiye. Gahunda ni subscribe, like, share na comment, ubundi asige twikurikiranira agafilimi bita Akagozi k'urukundo. Sawa, ciao ciao.